ndabasaba imbabazi cyane mbiseguyeho ejo narabatengushye sinabahereza video kandi mwarayidisavingaga ejo narifite ibyiza byinshi sinabibasharinga munyihanganire kandi nizere ko mumbabariye ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira impera z'umwaka nziza mbifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza ariko kandi mwinibuka kwitwararika mukibuka yuko iminsi ya nyuma igora benshi baba basiganwa cyane abantu baba bihuta abantu baba banywa ibyo kunywa bigiye bitandukanye mu byukuri bishima ariko nanone ntabwo ibyishimo bikwiye kutubana byinshi cyane ngo bigire bitubujije n'ubuzima. Niba wanyweye please ibuka yuko ugomba gushaka umusare n'ubutumwa bwa polisi ndimo mbahereza, ibuka yuko ugomba gushaka byibuze ugutwara mu gihe ufite nk'ikinyabiziga, nta mpamvu yo kugira ngo ufate risk yo gushyira ubuzima bwawe mu kaga ngo no kubera ngo ugiye gutwara wafashe kubisindisha. Nizere yuko ubwo butumwa bugeze kuri mwese kandi nizere yuko mubwakiriye kandi nanone mwibuke kunywa mu byukuri ibintu bitababangamira, ibintu bitababicira ubuzima muserebura, ariko nyaboneka mwibuka yuko iminsi dusigaje ntago tuyizi, ishobora kuba myinshi kurusha tumaze, n'igihe yaba mike yakurusha tumaze. Rero ntago iminsi 6 y'umwaka isigaye kugira ngo umwaka urangire, ntago ariyo yonyine dusigaje kubaho ubuzima bwacu yonyine. Nyuma ariko nanone nubwo mbanje kubasaba imbabazi ndanabanenga cyane kuko narabinginze cyane bihagije, ndababwira ndi please mu joining group kakuntu mba nago special simbahereze video kuko ku cyumweru nanjye ndumva nari nafashe ibyo ku nari nafashe ibikoresho bihagije mumbabarire rwose ndabibabwiye, ariko group yo tuba tugomba gukora dufite team. Reba nkaga ku munsi w'ejo babibyinira ukuntu tuba twibyinira, ariko ukuntu tuba twibyinira bitegereza uko bivuga idukora bigutera imvune gusa ntibikagutera ipfunwe, igaragaze iyamamaze inkora mpaka ibikorwa bivuge igihe cyanjye n'iki nzamura amababa maze nikurukire yoro ibyo ukora bigutera imvune gusa ntibikagutera ipfunwe, kora mpaka ibikorwa bivuge. Ku munsi w'ejo hari agapari ka mbere nabanje kubakubita muri groupe ndagana, ariko hano hari agakipe nakanirije cyane mbona kukabura bindi tubizizavinga, ariko I doubt somehow gusa muri kipe yacu ya customer plutôt ya timu ya ishinzwe kwanaliza AFCON igiye kubategurira ipari AFCON mukanyira bibahaye ewana. Hanyuma rero ipari barayitegura na timu yanjye yose y'abantu 8 bro, tabaje 8 badafite ikibazo na kimwe, baba bicaye mu cyumba kirimo ewana ma laptop, kirimo internet, kirimo ama televiziyo, bagomba kuba bareba bakavuga ataka kantu ku kandi bakanaliza umukino. Buri wese abafite nk'umukino namuteguriye agomba kunyanaliza akambwira uko bimeze. Ibyo nibyo nsharinga abantu banjye bo muri groupe. So ipari rero nigenge uko byaraye bigenze bagaserebura reba, ariko uyu mujene noneho uyu mujene urabona yanye, ariko ibintu biba binafite facts ariko sinzi ibintu muri aho ngaho baba bisha ibintu. Jya ufata imyanzuro bro, umujene ati ndabona byakunze kabisa, yari yarinjiye ku munsi w'ejo rubikana iyo pari ya mbere yari akoze muri groupe. Ndaganiye arangije arambwira ati keep going, I didn't breathe it but now I have put the ball down. Ati ntago nabyizeraga kabisa, ariko uyu munsi none ngomba gushyira umupira hasi. Ndaganiye rero congratulations kabisa for the your first win, ko nashakaga kumumenyesha mu byukuri. So nawe rero twandikire kuri iyo nimero na kuri screen yawe 0794486332 tubaze icyo bisaba kugira ngo joining group yacu VIP. Maze ubundi nukubaza icyo bisaba, ariko please nukubaza amafaranga yishyurwa ngo nangaye. Nkwibutsa ko hari igabanyirizwa rya 40% ryashyizweho kuri iyi minsi mikuru kugira ngo twisangire Noheli n'ubunani tumeze neza. Abantu mwese mu byukuri niba mukorera amafaranga kandi mu buryo buboroheye, nyemerera match z'uyu munsi nzitangirire mu gihugu cya Portugal muri championnat yaho. Ndunganye ni match iri ube saa 4:45 nayo iri ube nyuma, ariko impamvu nyihereyeho ni match ya Vitória igomba kuba yakira ikipe ya Sporting Club de Portugal.
umukino ugiye guhuza ikipe ya mbere mu gihugu cya Portugal yatsinze ibitego byinshi ko ikipe ya Sporting Club de Portugal mu mikino 14 bamaze gutsinda ibitego 38. Hanyuma bagiye gukina n'agakipe kitwa Vitória ko ntabwo kazwiho gutsinda ibitego byinshi kuko mu mikino 14 kinjije ibitego 15 byonyine gatsindwa 17. Urumva ko ntabwo gahambaye cyane kubijyanye no kureba mu izamu. Hanyuma kandi ikipe ya Sporting igiye gukina nyuma yuko ekipe ya Porto imeze neza. Porto ahantu hose mujye muyigura muri no minsi. Even ikipe ya Mourinho Benfica nayo imaze gukora nka match 9 zikurikiranye itsinda zitananganye itsinda zose zitsinda. Urumva ko mujye mwigurira muri Portugal hari ikipe 3 ziba ziritseriye Porto, Benfica na Sporting ziba ziritseriye cyane. Urumva nka Porto muri no saison mu mikino 15 bamaze kunganya match imwe gusa nta match nimwe baratsindwa kandi iyo match banganyije na ndumva barahinganyije na Sporting right cyangwa ni Benfica, I don't remember. So kibizo muri Portugal zibaseriye cyane. So Sporting rero ndaza kuyigusaba kuza kuyigura ko yabona byuzi ibitego 2 minimum of 2 goals. Hanyuma tuzamuke rero duhite twigarukira muri AFCON igikombe cya Afrika kiraryoshye cyane. Icyo namaje kubona ku munsi wa mbere no kwa amakipe arigiranye cyane. Amakipe ntagarushanwa imbaraga nyinshi cyane. Ikipe ya Mali nijo yayikubise South Africa umupira agapayina rifite kariho South Africa win ariko match yarangiye nanjye mpumekera mukwa. Hanyuma rero DR Congo igomba gukina na Benin. Ndumva umukongomana akomeye, umukongomana Amerika tawini handi sibyo. Akandi gashya mutari muzi rero muri AFCON muri iki gikombe cya Afrika nuko nugura equipe Double Chance ikabona igitego cya mbere igitanze indi kipe yo bani bahita baguhemba yo kipe bahita bayibivura. Nuko nguko niko kashya Beto yadushyiriyeho nubango niba nka kuriya aba VP nijoro nabahaye Double Chance ya South Africa murabizi ko yabanje igitego ku munota hakiri kare cyane buriya hari amwe mwamaze gusoma rero. Niko gashya karimo rero DR Congo ndaza kwigusaba kuza kugura gutsinda Benin. Hanyuma Senegal igomba kubikina ikipe ya Botswana. Ndumva ngaha yo namaboko atari cyangwa kuri adakwiriye no kuramukanya. Ndumva Senegal ari must win. Senegal nk'imwe mu bafavori twabonye twaje kubona amakipe y'abafavori rwose yitwara neza nyuma y'uko ejo twabonye ku mukino ufungura mu ruko itsinda 2-0. Nyuma tukabona Egypt nijoro itsinda, twabonye South Africa itsinda. Mu by'ukuri ni igihe cyo kugira ngo ni ngiye Senegal nayo itangire yereka abantu bayo nibi serious seriye bwaye igikombe cya Afrika bro. Muze tugikore, muze tukiganire, muze tugikore muri group. Biroroshye cyane rwose, biroroshye. Noneho na promotion n'abashiriyeho mana yanjye umuntu biri bunanire basimbize. Igikombe cya Afrika kigomba kuduha amafaranga. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ku gikombe cya Afrika match 3 enye zimaze kuba nta nimwe ndibeshaho. Niba nakubwiye ngo nagezaho ngura South Africa gutsinda ikuye 280 nukubera ko nyine twabihaye igihe cyacu. Hanyuma rero Senegal no gutsinda umukino byibuze ibitego 2 kuzamura. Hanyuma Nigeria na Tanzania nayo igikombe cya Afrika rero ibanga mugomba kumenya ikipe nini zigomba impamvu ziba zigomba no gutsinda kenshi na kenshi. Nubango zino kipe noya impamvu zikunda kurisha nk'abantu zawe na amakipe manini we nko mu makalifikasiyo n'ibiki byose. Urumva gakipe kagiye gukina nka Tanzania yagenda gakinira imbere y'abafana bayo bapfutse stade yuzuye ewan bakakuvuza hindura. Abafana ba Tanzania murabizi barafana cyane ugasanga rwose bakubujije icyuya ariko mwanga abari stade netre ni stade netre ntabyo kuvuga ngo home advantage. Hano umupira abahungu bajya mu kibuga bakawukora abantu bakawutembereza, abawuzerera cyane nibo bawutembereza neza bakanatsinda. So ingereje kugira ngo nayi Nigeria tigure gutsinda umukino. Hanyuma MCR nageze mu gihugu cyabo ariko kantuza mu gikombe cya Afrika ni ariko so ndetse izo match zari uyu munsi ni izo ngizo ahubwo MCR Tunisia na Uganda ku isaha y'isa 4 Tunisia na Uganda nabwo Tunisia ntago mbizi neza gusa wayibwaga nka Double Chance kuko ikipe ya Uganda bakina umupira bakina umupira. Tunisia kandi nayo ntago nzi ako yagatsinze ariko reka tuyigure Double Chance kugira tugabanye risk. Hanyuma rero Arsenal na Crystal Palace umukino wa League Cup utarabaye kuko abandi bageze kuri kimwe cya kabiri. Arsenal na Palace nabo barishakamo uzahura na Chelsea muri kimwe cya kabiri kuko Man City yamaze gutomborana na Newcastle. So Arsenal rero n'umwanya wo gutsinda araza gushyiramo abakinnyi rwose batari kubona umwanya munini ariko kandi nabone kwigutsa ku ikipe ya kabiri Arsenal nayo irakomeye. So Arsenal
rero n'umwanya wo kugira ngo itsinde iyi match mu by'ukuri kuko Palace ikintu kizayikoraho muri ino season gukina ibimace byinshi ariko nk'aka gakombe ko bagomba kukavamo barakavamo byanga bikunze genda gura Arsenal kuza kubitsinda uyu mukino MC Alger niho ngiye gusoreza muri Algeria ni champion y'iciciro cya mbere saa 2 n'igice equipe yitwa MC Alger igomba kubikina n'ikipe ya Ben Arnold icyo nabonye cyo muri histoire y'izi kipe mu ikikine 3 bakinye niyo bakinye yonyine kuko equipe gazamutse ejo bundi rwose vuba cyane MC Alger imikino 3 yose yagiye gatsinda kandi byibuze kagatsinda ibitego bikakinjiza n'ibitego bitatu kuzamura so Alger ku mwanya wa mbere mu minota 25 kuri 30 yashobokaga agakipe ku mwanya wa 9 minota 33 yashobokaga wa 17 urumva ko ntago nayo namaboko atarisha utagomba no kuramukanya reka nzikuza kugusaba kugura MC Alger kuza kuba itsinda uyu mukino urashaka naye kuzajya wibyinira yoro hamwe natwe muri groupe ya Veripi twagira amashodiro ziba zizewe buri munsi twandikire kuri iyo nimero uyu munsi biraryoshye cyane ni byiza cyane tubaze icyo bisaba kugira ngo ukore collect score mumanuke ku munsi w'ejo kwa gatatu kabisa yaje yahumuye dijana na 44 yobara ni yoro niba shana rero ushaka kuzajya wibyinira ukikorera ibitangazo ukikorera ama collect score ukikorera ama paraleme ukikorera ibintu biremereye cyane yandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ni 094 mbaza tisiniya 86332 mbaza tisiniya ni iki kinsaba ni iki bisabwa kugira ngo joining group yanyu ese na amafaranga ngahemba ngomba kwishura Amazon tubigusobanurire tubwire ibijyanye na discount twabashiriyeho tugusobanurira ibintu byose tubasubiza neza iyo mutaje rwose mutubangamira iyo utaje umbwira ngo wamwaga pari nkagerageza rwose tubana neza cyane hanyuma rero abavempi muryoherwe n'iminsi mikuru kandi byibutsa yuko kandi mugomba kurinda ubuzima bwanyu kuko roho nzima iba mu mubiri muzima tuzagira ubuzima bwiza tuzabaho dufite amafaranga tuzakira turote bya bintu byose muba murota kuzageraho tuzabigeraho nuko natwe turi bazima titaye ku buzima bwawe rero ntago nekereza ko hari n'ibindi byiza wazabona niba ari ikintu dufite cyo kurinda kurusha ibindi byose no kuba turi bazima hanyuma rero niba ari n'ikintu tuba tunagomba no gushimira Imana nuko tubyuka tugasanga turi bazima ibyo bintu rero witakaza ubuzima bwawe ku buryo bworoshye ushira ubuzima bwawe mu kaga ugatwara wasinze uranywa ibisindisha byinshi ibyo bintu byose byiborere maze ubundi bugiteho ibintu bibashe kuba bigenda neza 5 kuri 5 reka mbifuje kugira umunsi mwiza rero reka dusubire muri message munyandikira muri benshi ufite umwanya uhagije cyane ndabasubiza hanyuma ibindi nakagaruka mesami bye bye